Mwaramutse bene data, mbifurije igitondo cyiza cy'umugisha. Tuje mu kanya keza kuganira ijambo ry'Imana. Muri iki gitondo turasoma mu Baheburayo igice cya 9, duhere ku murongo wa 11 tugeze ku wa 15. Abaheburayo 9 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 15 haranditswe ngo: ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ngo ritari ryo mu byaremwe ibi, kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye, amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. None ubwo amaraso y'ihene n'ay'amapfizi n'ivu ry'inka y'iriza iyo biminjiriwe ku bahumanye, ko byeza umubiri ugahumanuka, nkanswe amaraso ya Kristo witambiye Imana atagira inenge kubw'umwuka w'iteka, ntazarushaho guhumanura imitima yanyu akayezaho imirimo ipfuye, kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Kubw'ibyo nicyo gituma aba umuhuza w'isezerano rishya, kugira ngo abahamagawe bahabwe ibiragwa bidashira byasezeranijwe, ubwo habayeho uwapfiriye gucungura abacumuye bagitegekwa n'isezerano rya mbere. Dusomye kugeza ku murongo wa 15. Bavandimwe, iyi Bibiliya ni urwandiko rwavuye ku Mana, kuko umukunzi yandikira uwakunda urwandiko rw'urukundo, amusobanurira umutima we, amubwira uburyo amukunda, ndetse aba aramutekerezaho, amwifuriza ibyiza. Ko niko n'Imana yashimye kutwandikira uru rwandiko. Ariko kandi navuga ko ari nk'ikarita irangamerekezo imwe abayobye mu nzira bakoresha kugira ngo ibayobore. Iyi Bibiliya rero iratuyobora inzira igana mu bugingo, ariko kandi ikanaduhanura itwereka inzira igana mu kurimbuka igihe dushoboye kwigenderamo. Nicyo gituma rero ibyo dukeneye byose biri mu ijambo ry'Imana. Ariko ikibabaje ni uko abantu bajya gushakira ibisubizo by'ibibazo byabo by'umwuka ahandi hatari mu ijambo ry'Imana. Bivuze ngo umuti w'ikibazo bajya kuwushakira ahandi utari. Niyo mpamvu bumva yuko inzira yo kubaganisha mu bwami bw'Imana cyangwa se mu bugingo bayishakira ahandi hatari muri Bibiliya. Hari abajya kwishakira mu misozi miremire, hari abayishakira mu kwibabaza, hari abayishakira gusa mu gukurikira ibitekerezo byabo icyo bibabwiye. Ariko nyamara winjiye mu ijambo ry'Imana witonze, usanga uko ijambo ry'Imana rituyobora bitandukanye cyane n'ibyo byose twe twitekerereza. Nicyo gituma tuvuga yuko kwizera Imana ubundi bisobanuye kwizera ijambo ryayo. Icyo kintu mucyumve neza. Nuza kubaza wese uzamenya uburyo umusobanurira. Kwizera Imana ntabwo ari ugusenga cyane, si ukujya mu rusengero inshuro nyinshi, si ugutanga amaturo menshi, si ukwitwaza Bibiliya mu ntoki. Ahubwo kwizera Imana bisobanuye kwizera ijambo ryayo. Rero ibyo byose nubwo wabikora, ubuzima bwawe ntukigere usiba mu rusengero na rimwe. Igihe cyose ugahora utanga amaturo n'icyacumi, ukaba warabatijwe, warakoze imihango yose, ukaba unaririmba muri korari, witanga, ugira gute. Ibyo byose nubwo wabikora, ariko umutima wawe ukaba utizera icyo ijambo ry'Imana rivuga ryo muri Bibiliya, burya ntago ubura uwizera Imana rwose. Nicyo gituma rero uyu munsi ndashaka kugira ngo turebere hamwe, ese iyo nzira iganisha mu bugingo Bibiliya itwereka ni iyihe? Ko ibyanditswe ari byinshi, hamwe umuntu adashobora kubyisobanurira cyangwa se kubimenya ngo iyo nzira itahure wenyine ku giti cye arimo kuyisoma. Muribuka inkone y'umunyetiyopiya yavuye Yerusalemu isubira muri Etiyopiya, iri mu igare, aragenda asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Ariko igitangaje nuko nubwo yabisomaga ntiyashoboraga kubisobanukirwa, keretse Imana, kugeza igihe Imana yamwoherereje umugaragu wayo akamusobanurira. Rero nubwo ntangiye mvuga yuko iyi Bibiliya ari karita ndangamerekezo itwereka neza inzira twacamo kugira ngo tugeze mu bugingo, nanone siko abantu bose bashobora kuyisoma gusa ngo bapfe kubitahura iyo nzira ngo bayimenye nubwo irimo.
nicyo gituma rero abakerarugendo nubwo bagira amakarita bagenderaho, ariko bagira n'abagide babajya imbere bakajya babereka inzira, bati mucanga mucanga. Nicyo gituma rero n'Imana nawe yavuze neza yuko nta muntu wakwizera hatabayeho kumubwiriza. Rero hano twasomye mu Baheburayo igice cya 9, Bibiliya iravuga ngo Kristo Yesu yaje nk'umutambyi mukuru w'isezerano rishyashya. Mu bisanzwe Abisirayeli bose ubwo bari muri Egiputa, murabizi neza yuko yego nubwo bwari ubwoko bw'Imana, ariko bari abanyabyaha kubera ko nta Mana bari bafite. Basengaga imana z'abanyegiputa bamwe, abandi bavukiye iby'Imana ntibabimenya, bakabyumva gusa nk'inkuru cyangwa se nk'amateka y'abasekuruza babo, ariko n'abayimenyaga bagahora bayinubira. Ese ubundi iyo Mana yaduhejeje muri ubu buretwa, iyo Mana yatwibagiwe, Imana yadutereranye, ni iyahe wundi yagiye? Imitima yabo yose yari yarihebye, abenshi barakurikiye imana z'abanyegiputa. Nicyo gituma bamaze no gutabarwa bakava mu gihugu cya Egiputa bageze no mu butayu, n'ubundi bakomeje iyo mihango kugeza igihe Imana yabiheraga amategeko yayo. Ku musozi wa Sinayi biciye kuri Mose, Imana yabahaye amategeko yayo yanditse ku bisate by'amabuye. Muri yo harimo irivuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukagire igishushanyo kibiriho mu isi cyangwa se mu ijuru cyangwa se ahariho hose wibariza gushyira imbere yawe. Rero ubwo wumvaga amategeko y'Imana, amategeko y'Imana yashimangiye biruseho icyaha cyari muri bo. Kubera ko bamaze kwirebera muri amategeko, basanze n'ibindi byaha byinshi bajyaga bakora wenda batari bazi yuko ari n'ibyaha. Kuko Bibiliya ivuga neza yuko icyaha kitarabaho, amategeko ataratangwa, icyaha ntabwo kiba gifatwa nk'icyaha, niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero bamaze kubona amategeko ya Mose, barushijeho kugira urubanza rwinshi mu mitima yabo, barushijeho kuba abanyabyaha mu mitima yabo. Aho rero cyari ikibazo gikomeye cyane. Mbere yuko babona amategeko, n'ubundi yego bari abanyabyaha, ariko n'amategeko amaze kuza ntibabaye abanyabyaha gusa, ahubwo n'urubanza rwaje mu mitima yabo. Ko murabizi neza yuko amategeko ajyana n'urubanza. Uwishe itegeko agakora icyaha, biravuga ngo ibihembo by'icyaha ni urupfu. Niyo mpamvu mu kuza kw'amategeko yonyine gusa ni ishyano bari bagushije, kubera yuko icyaha cyabo cyari kibayoboye noneho mu rupfu. Gusa ikintu gishimishije ni uko ntabwo Imana yabahaye amategeko yonyine gusa ngo birangirire aho ngaho, ahubwo byabaye ngombwa yuko Imana ibashakira umuti cyangwa se igisubizo cy'icyo cyaha cyabo, kugira ngo babashe guhunga urupfu. Kubera ko umuntu wese wakoraga icyaha byumvikana ko yagombaga kwicwa, nicyo gihano cyariho. Kubw'iyo mpamvu rero, nubwo bashatse igisubizo bahungiramo urwo rupfu, mu by'ukuri ntibashoboraga kukibona keretse kivuye ku Mana. Nicyo gituma rero Imana yahaye Mose icyitegererezo cy'ubuturo bwera. Ubuturo bwera rero, cyangwa se cyo bandi bita ngo ni ihema ryera, nta kindi kimaze ari ahantu ho guhongerera ibyaha by'Abisirayeli. Umuntu wese wakoraga icyaha yagomba kujya aho ku buturo bwera, agashaka umutambyi mukuru akamushyira igitambo kugira ngo atambire icyaha yakoze. Mu isezerano rya kera turabona neza yuko umuntu wese wakoraga icyaha, Imana bategetse kujya ku buturo bwera, ahari hubatse igicaniro cy'ibitambo byoswa, hanyuma cya gitambo yazana kikokerezwaho kuri icyo gicaniro, bityo ibyaha by'uwo muntu bikababarirwa. Muzirikane neza yuko kuva kera ijambo ry'Imana ridahinduka. Ijambo ry'Imana ryo ryavugiye neza yuko ibihembo by'icyaha ari urupfu. Kubw'iyo mpamvu umuntu wese wakoze icyaha aba agomba kwishyura urupfu. Ntabwo ibihembo by'icyaha ari gutanga amaturo menshi, ibihembo by'icyaha si ukwiriza ubusa, ibihembo by'icyaha si amasengesho, si ukwihana, si ukwicuza, si ukwatura oya. Ibihembo by'icyaha ni urupfu. Bisobanuye yuko umuti w'icyaha ari urupfu. Icyo bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo igishobora guhongera icyaha kikavaho ni urupfu rwonyine gusa. Ariko Satani we uyobya abantu, agaha abantu kwizera ibidahuje n'ijambo ry'Imana,
yahaye abantu benshi kwibwira yuko ibihembo by'icyaha bishobora no kuba amasengesho yo kwiriza ubusa, ko hari abayakora kugira ngo babohoke ibyaha byabo. Abandi biyumvisha yuko bitanze bagatanga byinshi kwa pasiteri cyangwa mu rusengero, icyo gihe ibyaha byabo bizababarirwa. Hari benshi bikoreshwa n'ubwoba, bihimbira izindi nzira zabo hirya no hino zo kweza ibyaha byabo, ariko ntibyigira bishoboka. Ikimenyimenyi ni uko igihe cyose iyo bisuzuye mu mitima yabo, ibyaha barongera bakabisangamo n'urubanza bakarusangamo. Izo nzira zose ntabwo zibasha gukemura ikibazo cy'icyaha burundu, nubwo mu mitwe yacu, mu myumvire yacu byumvikana nk'aho ari yo nzira y'Imana, kuko ibyo Satani dushukisha bisa n'iby'ubwenge, bisa n'iby'ukuri. Uyu munsi rwose urubanza rukomeye cyane ruravuka iyo ubwiye abantu yuko amasengesho yabo atabakuraho ibyaha byabo. Uyu munsi urubanza ruravuka bakanakuvuma, bakagutera amabuye ubabwiye yuko gusaba imbabazi atari cyo gisabwa kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu. Nyamara ijambo ry'Imana ryo rigaragaza neza yuko Abisirayeli mu butayu Imana yabategetse kubaza ubuturo bwera ndetse bakanacura igicaniro cy'ibitambo byoswa. Icyo ngicyo cyabaga giherereye neza neza mu mwinjiro w'ubuturo bwera. Ukinjira nicyo kintu cya mbere na mbere wahingukiragaho. Njya nkunda kubwira abantu nti, uje mu nzu y'Imana, ikintu cya mbere ukeneye mbere y'ibindi byose ni ukubanza ukamenya inzira y'ukuntu wakwezwa ibyaha byawe. Nicyo gituma mu itorero icyo nibone neza n'amaso yanjye ni uko umuntu wese wazagamo yagombaga kubanza kumva ubutumwa bwiza, akabohoka ibyaha bye. Nyuma yaho ibindi byose bikaza gukurikiraho nyuma. Mu buturo bwera ukimara gukingura irembo, ukimara kwinjira, ikintu cya mbere wahingukiragaho nta kindi ni igicaniro cy'ibitambo byoswa. Mbere yuko ukomeza imbere ukarenga ukagenda ukagera no ku bindi, mbere na mbere ugomba kubanza gutambuka ku gicaniro cy'ibitambo byoswa. Bivuze iki? Ubundi buzima bundi bwose bukurikiraho nyuma, iyindi mirimo n'ibindi bikorwa byose bikenewe nyuma, bigomba kubanzirizwa no kubasha kwezwaho ibyaha byawe. Ariko uyu munsi abantu benshi bajya mu rusengero, akinjiramo ari umunyacyaha, akongera akavamo agataha ari umunyacyaha. Akamara ukwezi kose ajyayo, akinjira ari umunyacyaha, uko yakinjiyemo nako asohokamo, agasohoka ari umunyacyaha. Yaba byamaraga ukwezi kumwe gusa ntacyo byari kuba bitwaye, ariko harumara umwaka wose, imyaka 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50 ari muri ibyo. Uko yakagiye mu rusengero, imyaka 50 yose amazemo ayimaramo ari umunyacyaha, kandi suko abatagerageza kwiyeza ibyaha bye no kwitandukanya n'ibyaha bye, ariko biranga bikananirana pepe. Kuki? Kubera ko akoresha uburyo butari bwo. Uravura indwara ukoresheje umuti utabigenewe. Umuti utarabigenewe ntabwo ushobora kuvura iyo ndwara uko yemeze kose. Rero umuntu uje mu rusengero, ikintu cya mbere akeneye mbere ko aririmba Imana akayihimbaza, mbere ko ajya mu mwuka, mbere ko atanga aya maturo n'iki byose, agomba kubanza gukemura ikibazo cy'ibyaha bye. Agomba kubanza kwezwaho ibyaha bye kugira ngo anemererwe gukora iyo mihango yose n'iyo mirimo yose. Nicyo gituma rero Imana yashyize igicaniro cy'ibitambo byoswa imbere neza y'irembo. Mbere yuko bagera ku gikarabiro cy'umuringa, bagomba kubanza kwezwa ibyaha byabo. Mbere yuko agera imbere akagera ahari imitsima, ameze imitsima imurikwa, ahari igitereko cy'amatabaza, ahari igicaniro cy'imibavu, ibyo byose bifite umumaro wabyo ku muntu wamaze kwezwa ibyaha bye. Ariko byose ntibabigeraho igihe cyose ugifite umutwaro w'ibyaha bitarakemuka mu mutima wawe. Nicyo gituma rero Imana yaboherezaga mbere na mbere ku gicaniro cy'ibitambo byoswa. Aho rero niho ryatungo yazanaga, cyaba ikimasa, yaba ihene, yaba inuma, yaba intama, aho niho byakererwaga, nuko bigatwikwa nk'igitambo cyoswa. Ibyaha by'umuntu bikaba birababariwe. Rero ubona neza yuko abantu bose bashoboraga gukora icyaha mu mitima yabo, nta kindi kizamo uretse urubanza no kwiciraho iteka.
kandi ibyo ngibyo nta kindi cyabikemura, si inzira z'umuntu, si amayeri y'umuntu, si ibikorwa byiza, si ukwitanga, ahubwo ni ukujya gutamba igitambo cyoswa. Ariko ikintu kibabaje ni uko nubwo iyo nzira ariyo Imana yashyizeho, abantu benshi icyo gicaniro ntacyo bagira mu buzima bwabo. Amatorero menshi uyu munsi afite amategeko ya Mose, bya bisate birahari, ariko ikibazo nta gicaniro cy'aho ibyaha byabo byogerezwa bafite muri bo. Niyo mpamvu Abisirayeli igihe bari bafite amategeko yonyine gusa batarahabwa ubuturo bwera, nta kindi cyabagaho usibye gupfa gusa. Mose akiri ku musozi, muribuka neza yuko ako kanya bahise babaza ikigirwamana cy'ikimasa bagicura mu izahabu. Mose akimara kumanuka uwo munsi abantu 3,000 bahise bapfa. Igihe cyose bakoraga icyaha nta kindi cyari kibategereje rwari urupfu, kubera ko ibihembo by'icyaha byari urupfu. Ariko kandi ntago bapfaga kubera ko bakoze icyaha, ntibapfaga kubera ko ari abanyabyaha, ahubwo bapfaga kubera yuko nta muti, nta gisubizo cy'icyaha bari bwabone. Uyu munsi wa none hagize umuntu urwara malariya, ya malariya ikamwica, mu by'ukuri yego aba yishwe na malariya, ko tubivuze neza, aba yishwe no kuba atafashe imiti, kubera ko imiti malariya irahari. Tuzi neza ko malariya ni indwara ivurwa neza igakira iyo umuntu yanyoye imiti, ariko none ku rundi ruhande ni indwara yica iyo umuntu atanyoye imiti. Imiti ya malariya irahendutse cyane, yewe ndetse na leta itangira ubuntu ku bafite ibya mituweli ndibaza. Uyu munsi hagize umuntu wishwe na malariya, tubivuze neza ntabwo aba yishwe na malariya, aba yishwe no kuba yirengagije kwivuza ngo anywe imiti ya malariya, kubera ko iyo ayinywa yari gukira. Malariya ni indwara ikira. Rero abantu icyatumaga bapfa ni ukubera yuko nta nzira bari bafite yo kweza ibyaha byabo. Ariko Imana yuko ari urukundo, ko ari umutunzi w'urukundo n'imbabazi, yahisemo kubaha inzira yo gutamba ibitambo byabo, ibategeka kubaza igicaniro cy'ibitambo byoswa. Ibyo ni ibintu bibiri dukeneye kugira mu buzima bwacu. Amategeko yo turayafite, ariko se ufite igicaniro cy'ibitambo byoswa mu buzima bwawe? Baseka mvuge mu itorero ryawe. Amatorero n'insengero nyinshi uyu munsi icyo bifite n'amategeko ya Mose gusa, ariko ntibafite inzira yaho ibyaha byabo byacungurwa. Rero mu buturo bwera ntabwo Imana yabategetse gusa gucura igicaniro cy'ibitambo byoswa, yanabategetse gucura ikindi cyiswe ngo ni intebe y'ihongerero, cyangwa se abandi bayita ngo ni isanduku y'isezerano, cyangwa se abandi bakayita ngo ni igipfundikizo, intebe y'ihongerero n'igitwikirizo cyayo. Ibyo ni ibikoresho byari mu buturo bwera. Aho ngaho rero igituma bivuze kuri icyo kintu ni ukubera yuko Imana yategetse Mose gufata ibisate by'amategeko abirambika muri iyo sanduku, arangije ashyiraho igitwikirizo cyayo. Icyo gitwikirizo nicyo cyiswe ngo ni intebe y'ihongerero. Imana yavuga ngo nzajya mbonanira namwe aho hejuru iyo ntebe y'ihongerero. Ntabwo Imana yashatse kubonanira natwe mu mategeko ya Mose. Niyo mpamvu Imana yategetse Mose gufata bya bisate by'amabuye akabishyingura muri ya sanduku, akabipfundikiriza igitwikirizo cyayo kikitwa intebe y'ihongerero. None ngo Imana ishagurira natwe hejuru yayo handi hatabyemo ya mategeko. Ntabwo Imana ishaka kubonanira natwe ahari amategeko. Bivuze yuko abantu bashoboye gutambuka ku gicaniro cy'ibitambo byoswa mu buzima bwabo mu gihe barimo kubaho, bakaba bagiye guhura n'Imana. Aho bahurira nayo ni ahantu hatari amategeko, ni ahantu amategeko yamaze gushyingurwa, yamaze gutabwa. Ariko abantu benshi mu buzima bw'umwuka bahora bagenda bayataburura, bahora bagenda bakuraho cya gitwikirizo kugira ngo bajye kongera kuvanamo ya mategeko ya Mose, kuko niyo agenga ubuzima bwabo. Insengero nyinshi cyane uyu munsi zubakiye ku mategeko ya Mose, nibyo bahora bigisha. Mureke gusambana, nimusambana Imana izabarimbura. Mubahirize amategeko y'Imana, amategeko y'Imana ntazavuna akanyaguti na kamwe, wayo niyo azatujyana mu ijuru. Uwica amategeko y'Imana ntazabona ubwami bw'ijuru. Amategeko, igihe cyose aho Imana yayatabye bahora bajyayo kuyataburura,
no kongera kuyahobera no kongera kubana nayo, ko bumva yuko ariyo makiriro yabo, ariyo nzira y'ubugingo. Satani ukora ibyo byose, Satani ushuka abantu, Satani uyobya abantu. Nicyo gituma rero, yego nubwo Imana yaduhaye amategeko, ariko yashatse kugira ngo amategeko atumenyeshe icyaha cyacu, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'Abaroma ibice byaho 3 n'umurongo wa 19 no 20, ngo amategeko niyo amenyekanisha icyaha. Imana ntabwo yaduhaye amategeko ngo amategeko adukize. Mu mategeko nta gakiza karimo. Agakiza aho kari nta handi ni kuri cya gicaniro cy'ibitambo byoswa. Aho niho hari agakiza k'ibyaha byawe. Cyagiye uzanye ihene itagira inenge, cyangwa se ukazana intama itagira inenge, igapfira aho ngaho kuri icyo gicaniro, nicyo gihe ibyaha byawe byababarirwaga. Uyu munsi wa none tubona Kristo Yesu ngo aza nk'umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, nk'uko twasomye mu Baheburayo igice cya 9 umurongo wa 11. Ariko Kristo amaze kuza, ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki. Ibyo no kuvuga ngo ritari ryo mu byaremwe ibi. Kugeza ubu ibyo maze kuvuga byose ni ibyakorwaga mu isezerano rya kera, uko niko icyaha cyahongererwaga mu isezerano rya kera. Ariko tubonye ko uyu munsi wa none ngo Kristo amaze kuza, noneho Yesu amaze kuza muri iyi si, bya bindi byose navuze kare byasohoreye muri we. Yabaye amategeko, cyaba cya gicaniro cy'ibitambo byoswa, bwa buturo bwera, bya bitambo bitagira inenge, ibyo byose byasohoreye muri we. Ni ukuvuga ngo ibi byose byari igishushanyo cye ubwe. Kuko iyo usomye mu Baheburayo nanone mu gice cyaho cya 10 umurongo aho wa mbere, haravuga ngo ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro, abatunganishije ibitambo bahora batamba uko umwaka utashye. Bavandimwe, aha mwumve neza icyo birimo kutubwira. Iravuze ngo amategeko ni igicucu cy'ibyiza bizaza. Ese ibi byiza bizaza bivugwa mu hanga ni ibihe? Ibyiza bizaza ni Kristo Yesu n'igitambo cye cyo kudukuraho ibyaha no kuducungura. Nibyo byiza bizaza. Ni ukuvuga ngo amategeko rero cyari igicucu, bwari ubuhanuzi, byari integuza y'ibyo ngibyo maze kuvuga byiza bizaza, ari byo byo kuducungura no kutwezaho ibyaha byacu burundu. Rero Bibiliya itweretse neza yuko Kristo Yesu yaje kugira ngo aze noneho kuba impamo, aze gusohoza noneho ibyakorerwaga kuri cya gicaniro cy'ibitambo byoswa mu gihe cyo mu butayu. Mwibuke neza yuko aho ngaho niho icyaha cy'umuntu umwe cyababarirwaga binyuze mu rupfu rw'itungo. Gusa itandukaniro ririmo nuko Bibiliya itweretse neza yuko ibyo ngibyo byari igishushanyo, byari ubuhanuzi, byari isomo ryo kutwigisha igikorwa nyirizina cy'ukuri kizadukuraho ibyaha by'ukuri cyari cyo. Icyo rero ni Yesu Kristo n'urupfu rwe. Niyo mpamvu Bibiliya nayo itubwira yuko ibyo bya kera ntabwo byashoboraga rwose gutunganya abegera igicaniro, bibatunganishije ibitambo bahora batamba uko umwaka utashye. Byumvikane rero yuko inzira Imana yashyizeho biciye muri Yesu Kristo ni inzira ishobora gutunganya abantu, kuko ho Yesu nta kindi guhora yitamba igihe cyose. Ahubwo Bibiliya iratubwira neza yuko mu murongo wa 12 w'Abaheburayo igice cya 9 aho twasomye, kandi ntihinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye, amaze kutubonera gucungurwa kwiteka. Hari itandukaniro hagati y'igicaniro gitambirwaho amatungo n'umusaraba watambiweho Yesu Kristo. Itandukaniro ni irihe? Nuko igicaniro ibitambo byahoraga bitambwa igihe cyose, buri munsi, umunsi ku wundi, umunsi ku wundi, bigeraho biba rimwe mu mwaka, buri mwaka wose, buri mwaka wose, buri mwaka wose. Ariko Yesu we mu kwitamba kwe ku musaraba, hano Bibiliya ivuze yuko ngo yabikoze rimwe, we nta kindi gusubira bwa kabiri. Ku gicaniro ho ntihajyaho igitambo kimwe,
uyu munsi harajyaho kimwe, mu mwanya hagiye ikindi, mu mwanya hagiye ikindi, buri mwanya wose ni ukuvuga ngo amaraso yahoraga atemba ameze nk'umugezi, imyotsi yahoraga itumuka hejuru igihe cyose, kubera yuko gutamba ibitambo cyari igikorwa gihoraho. Icyaha kimwe n'igitambo kimwe, cyangwa se ibyaha by'umwaka wose ku gitambo kimwe. Ariko Yesu Kristo we ntabwo yarakeneye gusubiramo byo kwitamba guhora bisubiramo, ahubwo birivuga neza yuko ngo kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye amaze kutubonera gucungurwa ku iteka. Yahinjijwe rimwe n'amaraso ye amaze kutubonera gucungurwa ku iteka. Nicyo gituma rero ahangaha Bibiliya tubwira ngo mu murongo wa 13, none ubwo amaraso y'ihene n'ay'amapfizi n'ivu ry'inka iyo biminjiriwe ku bahumanye byezwa umubiri ugahumanuka nkanswe, amaraso ya Kristo witambiye Imana atagira inenge kubw'umwuka w'iteka ntazarushaho guhumanura imitima yanyu akayezaho imirimo ipfuye, kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Rero Bibiliya iratubwira iti nk'uko amaraso y'ihene n'ay'ibimasa yashobora gukuraho ibyaha, nkanswe aya Kristo noneho ntiyabasha kubahumanura ngo abeze. Imana imaze kubona kutizera tubana nako mu mitima yacu kuva kera hose. None se ko muzi yuko n'amaraso y'ihene n'ay'intama ibakuragaho ibyaha, nkanswe amaraso y'umwana wanjye? Niyo mwumva yuko yananiwe kubakuraho ibyaha byanyu, ibyo mubiterwa n'iki? Ariko kandi Imana ntibeshya, kubera yuko imitima y'abantu uyu munsi niko imeze. Mu ndirimbo baririmba Yesu mu kanwa, ho Yesu yaranyejeje, ho Yesu yarancunguye, ho Yesu yankweho ibyaha byanjye, indirimbo yarangira mu kanya gato kongera akarira. Ho mara ndi umunyabyaha nanone, ho dore nacumuye kandi ntabishakaga, ho ndarimbutse. Imana irabaza, none ko muzi neza yuko n'amaraso y'ihene n'ay'amapfizi yashoboraga kubeza, kuko amaraso y'umwana wanjye niyo atabasha kubeza? Nshuti muteze amatwi, namwe nimumbwire, namwe nimubitekerezeho. Abakristo b'uyu munsi nibo bantu barira cyane kurenza abandi, nibo bantu bahorana amaganya n'agahinda kurenza abandi, nibo bantu bonyine gusa bemera kuzamuka imisozi bagata imiryango yabo bakamarayo icyumweru cyose no mu mavumo ngo kugira ngo umutwaro w'ibyaha ubaveho, kandi ubwo ngo bizeye Yesu, kandi Yesu bahora bamuririmba mu kanwa. Abo rero n'Imana yabwira ijambo, niba amaraso y'ihene n'ay'amapfizi irashobora kweza abantu ibyaha byabo, nkanswe amaraso y'umwana wanjye witambye utagira inenge, none utarinjije no mu buturo bwera bwo muri iyi si, wagiye mu bwo mu ijuru, ahera cyane ho mu ijuru, amaze kutubonera gucungurwa ngo ku iteka ryose. Yesu yagucunguye by'iteka ryose. Icyo wakoze uko cyaba kimeze kose, uko cyaba gifite uburemere kose, ntago cyarusha amaraso ya Yesu Kristo gukomera. Hahandi amaraso ya Yesu Kristo agihongerera, agicungura, hanyuma akananirwa kuvuga ati ahanga nanjye ndananiwe pe. Bibaze Yesu avuze ati sha ntarwanye rwose, ntako ntagize, ariko ibyaha byawe birakabije byananiye rwose, nawe uzashyiraho akawe. Bibaze Yesu aramutse avuze atyo. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ati oya, yamaze kutubonera gucungurwa ku iteka. Nta cyana kimwe cyamuhagarara imbere, uko cyaba kibi kose, yewe uko cyaba gikomeye kose, byose byejeje inshuro imwe yonyine gusa, igihe dupfiraga ku musaraba. Nibyo ko ukora uyu munsi n'ibyo uzakora ejo biri mu byo Yesu Kristo yapfiriye. Ko n'ijambo ry'Imana ribivuga. Iteka ryose rivuga iki se? Ibyaho uzakora ejo n'ejo bundi bibaye bitari mu byo Yesu Kristo yacunguye, ntabwo Imana ari kutubwira ko yatuboneye gucungurwa ku iteka. Yari kuvuga iti yabacunguye ibyaha mbere, ibyo mwakoze mbere, ibindi byose ibindi byo no kuzabishakira urundi rubanza rwabyo. Ariko iravuga ngo yamaze kutubonera gucungurwa ku iteka. Ahatandukanye na bya bitambo bya mbere nuko byo byahongererwaga icyaha kimwe cyonyine gusa. Yesu Kristo yaje kwitamba, yahongereye ibyaha byose, atari ibyawe gusa byose, ahubwo ibyo bari mu isi byose. Ababyizeye rero baba bakiriye ubwo bugingo buhoraho, baba bakiriye ako gakiza k'Imana. Bavandimwe, niringiye yuko Satani atakongera kuduhenda no kutubeshya, ahubwo igihe cyose duhuza imitima yacu ku ijambo ryayo no mu busabane bw'itorero, kugira ngo urujijo
no gucanganyikirwa no gushidikanya byose bishire. Dusenge tuzakomeza ubutaha. Uwiteka Mana yacu turagushimye, tugushimira urukundo rwawe n'ineza yawe, uduhaye kubyuka amahoro, uduhaye gutangirana umunsi ijambo ryawe, uduhaye kuritekerezaho, uduhaye gutahura neza yuko igitambo cya Yesu Kristo cyadukuye ibyaha byacu byose, utugira abera n'abaziranenge. Tugushimiye ibyo rero, uyu munsi twingiye ko n'ibindi dukeneye mu buzima bwacu uzabiduha, uzaducira inzira. Waradusezeranije ngo ubwo itimanye umwana wawe ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Mwami, nsaba bene data bari bose, hari benshi bagiye gushakisha ibibatunga, hari benshi bagiye gushakisha by'imiryango yabo. Mwami, ubaye kuronka kandi ubaye kwizera, ubaye kubwiriza ubutumwa bwiza mu kazi kabo. Urakoze cyane, dusinze twizeye mu izina rya Yesu, amen.